kugukingira sida ipimishwa ijisho njyewe uzi impamvu icya mbere wowe ntabwo usiramuye wowe ufite sida ijana ku ijana icya mbere ntabwo uri umukobwa umuntu agiye kukugomora urayibona israel karubanda imbere y'abayobozi oya hano ese wigeze wipimisha wowe umaze nese wipimisha oya muzayimbe kwipimira turagenda njyewe uzi impamvu nta sida ndwaye aho sida ibasimaje WhatsApp mame nonge kusuhuza we tujye kubona muri kino kiganiro n'amakuru ya Tata na Mete tugenda tuganira yo hirya no hino yakamwana na Nzovu rero bakiranywe urugwiro n'abakunzi babo ubwo bari kwerekeza mu gitaramo cya Genesis Comedy kuri iyi tariki 20 Gashyantare 2025 rero yakamwana hamwe na Nzovu baje kwakiranwa neza muri icyo gitaramo bari barimo. Kubera yakamwana na Nzovu muri Genesis Comedy abantu babuze aho bicara kubera kuba benshi. Bundi iki gitaramo kibera muri Kigali. Iki gitaramo niho kibera ariko gusa abantu babaye benshi babura naho bicara bitewe no kuba aba bastari bari baje mu kubataramira no kubasetsa gusa bagiye babasetsa mu bintu bitandukanye bagenda babacishiriza barababyinira gusa iki gitaramo cyaje gutinda bitewe nuko mu kwinjira byagoranye bitewe n'abantu bari mu nzira babuzije aba bastari gutambuka kandi buri wese rega abashaka no kuba yamukoraho yakamera ibyo bintu rero byaje gutuma aba bantu biza gutinda kuba bagera kuri stage ngo baperforminge babasetse bundi muri make abangaba n'abakomediye bundi busanzwe bakora ibiganiro cyangwa bagenda bakora ama interview hirya no hino basetsa abantu nibyo bakora bagiye bagerageza kugenda bavuga n'ubundi tuntu bagenda basetsa abantu hirya no hino muri interview zabo bagenda bakora umva tumwe muri two bagiye bashyiraho babasetsa. ariko se wowe muzi yewe ndetse nitangura mukobwa warwaye sida wowe kugukingira sida ipimishwa ijisho njyewe uzi impamvu icya mbere wowe ntabwo usiramuye sida ijana ku ijana icya mbere ntabwo uri umukobwa umuntu agiye kukugomora urayibona israel karubanda imbere y'abayobozi nuko rero babasekeje cyane bihagije ku buryo bahakuye n'amafaranga menshi cyane ubwabwo Clapton Kibonke bakunze kwita Kibonke yabahaye amafaranga 100 buri wese bundi yavuze yuko ari Imana ariko gusa bidaherereye aho ngaho. Nzovu yese abwira abamukurikiye avuga yuko umuhanzi The Ben yamukurikiye mu bwana bwe kuva kera na n'ubu ngubu akimukunda kandi yuko ngo ari igihe yigeze kumuba yamwishyurira itike akamugira muri cya gitaramo cye cyarangizaga umwaka. Rero ibyo bintu akibivuga byese bituma ahatsindira telefone ya smartphone rero ni Muyoboke wayimuhaye kuko Muyoboke ari ibintu ashinzwe mu buhanzi bijyanye n'ubuhanzi ariko n'ubundi aba bantu n'ubundi byakomeje gucicikana hirya no hino kuko basekeje abantu bishimishije. Ibi bitaramo rero bizamo abastari batandukanye uramubona DJ Brian harimo Luckman. Ibi bitaramo bizamo abastari batandukanye bo hirya no hino
ntago ari ibitaramo biciriritse kuko akenshi na kenshi usanga ahaciriritse hishyurwa ari aha bitanu, ahandi hameze neza bita muri VVIP aba ari ibihumbi 10 gusa. Ibi bitaramo ubundi hazamo abanyarwenya batandukanye hirya no hino, kuko umunsi umwe usanga bafite nk'abanyarwenya benshi cyane bagera nko ku 10 kuko baraza buri umwe afata iminota 5 avaho iminota 5. Ibi bitaramo rwose noneho hakagira n'igice bita Meet Me Tonight, icyo ni igice batumira umuntu ufite icyo yagezeho. Murabona aho ngaho bari batumiye DJ Brian na Luckman ukora kuri radiyo Rwanda. Ibyo rero nibyo nababwira kuri Genesis Comedy n'aba basitari bacu dufite. Yari Joshua TV, mukomeza kugenda muganira n'amakuru ya entertainment tugenda tuganira hirya no hino. Ciao ciao.